Yes, bamwita BAMENYA Ramazani kabisa, amazina yiwe nyakore, gusa mwagiye mumumenya nka Bamenya kabisa muri filime ya Bamenya series. Uyu munsi rero nkaba namukuzaniye muri Hozaho updates, ni episode ya 13 kabisa. Ngiye kubwira ibintu bigera kuri 16 cya 15 byaranze uyu mugabo, birenze kabisa, bitangaje. Nimikubwira urumirwa kabisa, uravuga uti ibi ngibi ni waneza kabisa. Nkubwira uti ngiye ugiye kumva ni Michael Faraday, James Craig, Maxwell, Emi Wizi, Eiza Ishimwe, Giribati, gusa numva ndimo turagurika nka Hozaho kabisa. Ngiye kukubwira rero utu tuntu tw'udushya, nimba utarakanda subscribe yikande, tugendane ibintu byose byamaze kuba neza kabisa, byarangiye. Ngo byifashe bite rero, ngo bimeze bite? Yes, nkuko nari maze kubikubwira rero, amazina yawe nyakuri bamwita BAMENYA Ramazani kabisa. Gusa noneho ikintu cya mbere ngiye kumanza kukubwira, ngiye kumanza mubwire filimi zose yagiye acamo kabisa kugira ngo abe uwari we kugeza saha izi ngizi. Iya mbere niyo bita Bazumirwa, uyu mugabo yakinye muri filime yitwa Bazumirwa. Ya kabiri bayita Nkuba, iya gatatu ni Kigali si Kigoma, iya kane ni Zirara Zishya, gatanu Haranira Kubaho, Ishyamba, Imyambi, City Made, kugeza kuri ubu rero akaba ari muri filimi ya Bamenya series, akaba ari nayo yamugize icyamamare. Izo ni filimi zose rero yagiye acamo. Ikintu cya kabiri rero gitangaje nuko umugabo witwa Manibu, cyangwa se uriya ukora kuri X-Large TV, niwe wazanye igitekerezo cy'uko batangira gukora filimi. Gusa icyo gitekerezo yagishyikirije umugabo witwa BAMENYA Ramazani, ariwe Bamenya. Aramubwira uti se nta kuntu noneho wakora filimi ukaba wayikina kabisa yawe, dore ko Bamenya yikoreraga script akazigurisha ku bandi bantu bagenda bakina amakinamico agiye atandukanye. Ikintu cya gatatu rero nuko Manibu yagombaga gukina muri iyo filimi ya Bamenya series, kugeza kuri ubu ngubu akaba ari gukina mu mwanya wa Kanimba. Gusa byaje kwanga bitewe nuko Manibu yari afite ngo akazi kenshi, birangira rero barokirise umugabo witwa Kanimba aza gukina muri filimi ya Bamenya series. Ikintu cya kane rero nuko uyu mugabo Manibu nanone ari we wari umujyanama mukuru muri filimi ya Bamenya series, akaba ari nawe wagendaga ayishakira amasoko agiye atandukanye, yaba kwamamaza ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kabisa. Urumva yuko uyu mugabo X-Large Manibu nawe afite uruhare runini rwo kuba filimi ya Bamenya kabisa yaragiye ibagiraho gatanu ku kandi. Ikintu cya gatanu rero nuko uyu mupira w'ubururu kugenda ureba kabisa, umupira wo hejuru Bamenya yambara, nuko kugira ngo uwurebe byonyine kabisa wagiye kuwusura wishyura amafaranga $1,000 cy'idolari. Ubwo $1,000 no kuva mu manyarwanda ni hafi miliyoni yose kabisa hariya y'amanyarwanda, yenda kuzura kabisa kugira ngo urebe uyu mupira Bamenya aba yambaye. Ikintu cya gatandatu rero nuko Bamenya, ikintu wamenya nuko Bamenya avuga amazina y'inka ndetse akaba avuga n'amahamba kabisa. Ushobora kuba wamutumira rero mu bukwe bwawe akaba ibi bintu yabigukorera. Ikintu cya karindwi rero nuko Bamenya aririmba gakondo kabisa, injyana ya gakondo hariya abaturagurika. Ikindi ni umubyinnyi kabisa. Ikindi nuko ayobora ubukwe cyangwa se ari MC mu bukwe kabisa. Ikintu cya munani rero wamenya nuko Bamenya yize ubwubatsi. Gusa nubwo yize ubwubatsi byaje kurangira yisanze muri sinema, aho kugira ngo ubwubatsi bumwinjirize ahubwo sinema aba ariyo imuhereza amafaranga atubutse. Ikintu cya 9 rero nuko ku myaka 9 nibwo Bamenya yagize gutya ajya mu itorero abifashijwemo niwabo, rero atangira urugendo rwo kuba intore ndetse atangira no kuba yakina ikinamico kabisa, hariya agenda aturagurika ibintu ari umuneza. Ikintu cya 10 rero nuko Bamenya ariwe, cyangwa se BAMENYA Ramazani ariwe uyobora cyangwa se directinga ira filimi ya Bamenya, akaba ari nawe wandika script, akaba ari nawe by'umwihariko watangije story ya Bamenya kabisa yegira umukozi hariya. Ikintu cya 11 rero nuko filimi ya Bamenya ku ruhande rwayo, nuko filimi ya Bamenya yatangijwe n'abantu babiri, ariwe Bamenya ndetse na Manibu. Gusa baza gushyiramo abandi bane aribo baje bagahita banayikina, bahita baba abantu 5. No kuvuga ngo 4 barayikinnye, uwa gatanu yari Manibu, we ntago yakinaga. Abo barinde rero yari Bamenya uyu nguyu nyine muzi n'ubundi, yari Soreye, yari Kanimba, yari
Ketchup akaba aribo batangiye gukina iyo filime yabamenya, gusa baje kugenda bongeramo abandi bagiye batandukanye, yaba Biju, yaba bari abatukuwote kabisa, yaba Yive kabisa uriya uyikinamo kabisa witwa Yivane, ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye kabisa bagiye bayizamo, bagiye batandukanye benshi mugenda mubona hariya. Ikindi kintu cya 12 nuko filime yabamenya yatangiye bayikina ari iminota 4 gusa, kuri ubu basigaye bashyiraho iminota igera kuri 20. Ikintu cya 13 rero nuko Bamenya yize ubwubatsi konsi, nyuma ahita ajya kwiga ibijyanye na sinema, akaba yarahise rero abona na certificate yo muri sinema kabisa, yo muri filime making. Ikintu cya 14 rero wamenya nuko Bamenya ari we wahimbye izina mwakunze kumva ryitwa African Movie Market. Iryo zina ryitwa African Movie Market ni Bamenya warihimbye, aricara araritekereza aravuga uti African Movie Market. Umubosi rero bakoranaga niwe washoyemo amafaranga kuri iyo African Movie Market. Murayizi rero, abasobanuzi benshi hano mu Rwanda bagiye bayikoresha, yaba muri sinema, yaba mu gusobanura amafilime. Iyo African Movie Market rero iryo zina n'iryo ryumva ugiye tutera sariyo tuvuga uti Bamenya kabisa hano wakoze akazi katoroshye. Icya 15 rero nacyo dusorejeho nuko Bamenya yakinye muri filime ye bwa mbere kabisa atangira gukina amafilime, yagaragaye muri filime yitwa Zirara Zishya. Icyo gihe rero akaba yarigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza cyangwa se P5. Nguwo Bamenya rero, niba wabikunze kabisa ukande like, subscribe ndetse na share, umbwire nimba wabikunze cyane, none nzanaguhereza n'igice cya 2 kuko urugendo rwo rurakomeje. Ni Hozaho update, njye wumvaga rero ndi Mekere Friday James Kirek Maxwell Emiwizi Eiza Ishimwe Giribate, mbanuragurika hano kabisa nka Hozaho. Ciao ciao, I love you so much, kanda subscribe tuzabane muri EP y'ubutaha. I love you so much.